Banyarwandakazi, aya makuru arababaje, ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru iteye ubwoba no kubivuga umuntu aba arimo gushesha urumeza, ariko gusa tubanje kwihanganisha abanyarwandakazi, igihugu cyose muri rusange, itorero rya ADEPR by'umwihariko Batsinda na Giheka, turabihanganishije mukomere kubwo kubura ingingo z'itorero, ntabwo byoroshye. Gusa umwe gusa niwe utagize ikibazo mu modoka. Imodoka yari itwaye abagenzi 15 yavaga i Kigali yerekera i Rubavu, yakoze impanuka iteye ubwoba. Banyarwandakazi, ntabwo byoroshye no kubyumva ubwabyo, ni inkuru y'incamugongo mu by'ukuri, ariko turababwira ngo nimukomere aho muri hose, nimuhumure. Imana yabakunze kuturusha, ariko kandi namwe aho muri, Imana ibahe kugira imitima ikomeye. Gusa iyi modoka itwara abagenzi yo mu bwoko bwa kwasiteri yari itwaye abagenzi 15, yakoze impanuka, 5 bahita basiga ubuzima, abandi barakomereka bajyanwa mu bitaro by'i Gisenyi. Ni amakuru rero umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyakiriba Tuyishime Jean Bosco yatangarije Kigali Today, avuga ko iyo modoka yakoze impanuka igeze ahitwa ku Nyundo, ubwo yavaga i Kigali yerekera i Rubavu. Ati ni imodoka ya kwasiteri yavaga i Kigali yerekera i Rubavu, n'ubundi aho yageze ahitwa ku Nyundo ikora impanuka, abagenzi 5 bahita bitaba Imana ako kanya, mu gihe abandi bajyanywe mu bitaro bya Gisenyi. Umwe muri bo niwe utakomerekeye muri iyo mpanuka. By'ukuri urumva uyu nguyu utakomerekeye muri iriya mpanuka, Imana yamuzigamye kugira ngo abashe gutangariza abandi ibibabayeho, ariko turihanganisha imiryango yagize ibyago, turihanganisha inshuti n'abavandimwe, turihanganisha abatware babafasha bari muri iriya modoka ya kwasiteri, turihanganisha abatware babafasha bari muri modoka ya kwasiteri. Umuryango wa Pasiteri Murenzi turawihanganisha cyane, turabafata mu maboko, nibakomere, ntabwo byoroshye. Abana, ababyeyi, inshuti, abavandimwe, ntabwo byoroshye mu by'ukuri. Ni inkuru y'incamugongo. Banyarwandakazi, mwumve ngo tugeze mu bihe bitoroshye, ni impanuka zimaze iminsi ziba. Iyi mpanuka ni iya gatatu nyuma y'uko haba iriya mpanuka yabereye i Rulindo, yari itwaye abagenzi bari muri iriya modoka international. Ntabwo byoroshye. Indi ni iriya minibisi yagonzwe iparitse ku cyapa, igihe iriya modoka ya fuso yazaga ikayigonga, mu gihe bavugaga ko umushoferi w'iriya fuso ashobora kuba yasinze. Gusa abana barakomeretse, ariko ntabwo bigeze bitaba Imana, ariko barakomeretse. Mu by'ukuri impanuka zirimo kuba ari nyinshi cyane, ariko y'ejo bundi kwa 22 z'ukwa 2025 yo iteye ubwoba mu by'ukuri. Abagenzi barimo bigendera bafashe urugendo, baza guhura n'iyi mpanuka bageze hariya ku Nyundo. Mu by'ukuri turihanganisha aba babyeyi. Ubu amakuru dufite ni uko hamaze gupfa abantu 6, ariko kandi turi kumva ko na Pasiteri Murenzi nawe yavuye mu mubiri, yitabye Imana. Ntabwo byoroshye, ni inkuru iteye agahinda, ni inkuru ibabaje. Ni amakuru yatugezeho, ni ukuri turihanganisha iyi miryango, turihanganisha abakristo, turihanganisha itorero rya Batsinda, turihanganisha itorero rya Giheka, turihanganisha paruwasi ya Gasave. Ntabwo byoroshye, ni inkuru y'incamugongo mu by'ukuri. Nanjye urimo kubivuga nabuze ukuntu nabyakira, byandenze, ariko mukomere. Imana yabakiriye, Imana yabisubije, Imana yabatwaye, muhumure. Kandi imirimo y'abera izibukwa, imirimo bakoze hano ku isi izibukwa. Ijambo ry'Imana ryo ryavuze ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami, umwukatiye baruhuke imiruho n'imihate, kuko imirimo yabo igiye ibakurikiye. Imirimo bakoreye ku isi, ibyo bakoze ku isi bizagenda bibakurikiye, kandi
ubuhamya bwabo ni bwiza. Mama Pasiteri turakwibuka cyane imirimo wakoze, Imana iguha umugisha. Pasiteri wacu, Imana iguha umugisha, Imana ikwakire. Bariya babyeyi bandi ba mama Rebeka, Imana ibagirire neza, Imana ibakire mu bayo. Mu by'ukuri tuzababona ku muzuko. Hari igitondo kimwe, hari igitondo kizacya tukongera tukabona abacu twabuze, kandi tuzababona. Turihanganisha rero itorero ADEPR mu gihugu cy'u Rwanda, turabakomeza, nimukomere. By'umwihariko paruwasi ya Gasave nk'uko twabivuze, turabihanganishije, turabakomeje. Itorero ry'Abatsinda na Giheka, nimukomere, nimukomere imitima. Ntabwo byoroshye kubisobanura, kubivuga mu magambo ntabwo byumvikana, ariko nimuhumure, nimuhumure. Abera tuzataha, gusa impanuka zikabije kwiyongera, zirimo ziraba nyinshi. Impanuka ziteye ubwoba, ariko kandi ni ukujya tuva mu rugo dusenze, ni ukujya tuva mu rugo twejejwe, kuko ntabwo tuba tuzi uko biri bugende. Ariko Imana nyir'urugendo niyo ibizi uko urugendo ruri burangire. Mukomere rero banyarwanda, abanyarwandakazi, nimuhumure. Hirya no hino ndabizi iyi nkuru yageze kure cyane, kuko biteye ubwoba, biranababaje, ariko kandi nta kindi twabihinduraho. Ni ukwakira igeno ry'Imana, ni ukwakira kw'Imana, icyo Imana iduhaye ni ukwakira, nta kindi twabikoraho. Gusa nimukomere kandi murushaho no gusenga, kuko iminsi ni mibi, ibihe ni bibi, ibihe ntabwo byoroshye. Ni ugusenga cyane. Bantu mugendera mu binyabiziga, abantu bitwara, abantu mwihangane rwose, mujye mugenda neza, mujye mugenda mwitonze, mu by'ukuri munashishoza, mugabanya umuvuduko, mutarenza umuvuduko ntarengwa. Rwose mwihangane rwose, kuko abantu barimo barapfa cyane bikabije, bicwa n'impanuka. Barimo barapfa cyane, barimo barapfa ku rwego ruteye ubwoba, ku rwego ruteye agahinda. Bashoferi mutwara ibinyabiziga, namwe mugende mwitonze, mugende mushishoza. Mu by'ukuri rero, reka dukomeze kwihanganisha imiryango yabuze ababo, reka dukomeze kwihanganisha ababyeyi, reka dukomeze kwihanganisha inshuti, reka twihanganisha abaturanyi, reka twihanganisha abavandimwe. Igihugu cyose muri rusange, igihugu kibuze abantu, igihugu kibuze intwari, igihugu kibuze imbaraga, gitakaje izindi mbaraga, gitakaje amaboko. Gusa biri kuncisha nanjye kubivuga, ntabwo byoroshye, ariko Imana ibakire mu bayo. Tuzongera kubonana ku muzuko, nubwo iyi nkuru iteye ubwoba, ariko imitima kubyakira ntabwo byoroshye, biragoye, ntabwo wakwifuza no kubyumva, ariko mwihangane. Banyarwanda, banyarwandakazi, mwihangane kandi mukomere. Mu ijoro hari Imana ishobora byose, mu ijoro hari Imana isumba byose. Ni ukuba amaso tugasenga. Nyamuneka ujya kuva mu rugo, banza wiyeze usenge, kuko ntabwo uba uzi niba uri bugaruke. Ushobora kuba ugiye ariko utari bugaruke. Yego, ibintu tukajya tubifata nk'ibisanzwe, ngo tubikerenze, ngo twumve ko ari ibintu biri aho bisanzwe. Reka tube maso kandi dusengera igihugu cyacu cy'u Rwanda, dusengera ubuyobozi bwacu, dusengera imihanda yacu, dusengera imipaka muri rusange, dusengera abayobozi bacu, mbega Imana irushaho kuduha umutekano, kandi natwe turushaho kuwusigasira. Yego, turushaho kuwusigasira kandi tugenda neza, dutwara ibinyabiziga neza, twitonze, ugabanya umuvuduko, ugabanye, ku buryo utaza kwangiza ubuzima bw'abantu. Burya iyo umuntu umwe yangiritse, haba hangiritse umuryango mugari. N'utekereza abantu batandatu kugira ngo bangirike bose bagende. Reba imiryango ibakomokaho, reba abana, reba abagabo, reba abagore babo.
imigambi bari bafite, imishinga bari bafite, bari bafite imishinga ikomeye, yego bagombaga gukora, bari bagiye mu rugendo bazi ko bari buzindukuruke, bakaza bagakora imishinga yabo